babonye apfuye barira amarira menshi bararira, ariko bibuka yuko hari umuntu w'Imana. Haleluya! ndakwifuriza kugira mu bantu benshi ugira umuntu w'Imana. Arabohora TV. Nshuti bene data barabohora TV, uyu munsi ndabasuhuje. Nyirubasuhuza nitwa Emmanuel tuyishimire. Ndi umugabo mfite umugore umwe, turacyari abajeni mariye. Uyu munsi nje kuri kamera za arabohora kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko mbere yuko tuganira reka tumaze usenga Imana. Uwiteka Mana nziza, Mana ikomeye, turagushimye kubera kuri Imana igira neza. Uri data wa twese mwiza, uzi kugira neza bakubaha kandi ugakunda abatega amatwi ndetse bakakumva. Uwiteka rero turi kuri kamera za arabohora, ndakwinginze kugira ngo umwuka w'Imana bane natwe, udukoreshe icyo ushaka. Twebwe data wa twese tuzi yuko turi abantu bawe, tukaba n'abana bawe waremesheje ijambo ryawe. Turakwinginze kugira ngo umwuka wawe yongere nk'uko asanzwe abigenza turi imbere y'ubwoko bwawe. Yongera dukoreshe, yongere yigaragaze. Uwiteka, manura imbaraga zikiza, manura imbaraga zibohora. Ijambo ryawe ngo ni inkota y'amugi abiri. Reka data wa twese ryinjire mu misokoro rihinguranye, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Urakoze kubera kuri Imana wumva gusenga, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Uyu munsi nabateguriye ijambo rivuga ngo iyo ukoreye Imana neza ntago birangiriraho, cyangwa se umunyamugisha w'Imana. Ubwo urahitamo sijimwe, ariko ngewe numvishe mwuka nyongorera ambwira ngo mbabwire ngo ikoreye Imana neza ntago birangirira. Turasoma mu gitabo cy'Abami ba mbere ibice 17, umurongo turahera ku murongo wa 10 tugeze ku murongo wa 12. Ngo nuko arahaguruka ajya i Sarafati, ageze ku irembo ry'umudugudu ahasanga umugore w'umupfakazi atoragura udukwi. Eliya aramuhamagara aramubwira ati, ndakwinginze nzanira utuzi two kunywa mu gacuma. Nuko ajya kuzana, akigenda aramubwira ati, ndakwinginze unzanire n'agatsima mu ntoki. Reka dusome n'uwa 12. Nawe aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho, nta gatsima mfite keretse urushyi rw'agafu nsigaje mu giseke n'uturanguzo tw'amavuta mu mperezo. Ubu dore ndatoragura udukwi 2 kugira ngo nsubire mu nzu nkivugire n'umwana wanjye ngo turye twipfire. Turasoma irindi jambo riri mu byakozwe n'intumwa, ni mu isezerano rishya ibice 9 umurongo wa 36 turageza ku murongo wa 42. Kandi Yopa hariho umugore w'umwigishwa bita Tabita, risobanura ngo Doruka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Haleluya! Muri iyo minsi ararwara arapfa. Bamaze kumwuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru. Haleluya! Kandi kuko iruda hari bugufi bw'Iyopa, abigishwa bumvise ko Petero ariyo ari, bamutumaho abantu 2 bamwinginga bati, ngwinuze iwacu ntutinde. Ngwinuze iwacu ntutinde. Petero arahaguruka ajyana nabo, asohoyeyo bamujyana mu cyumba, bahagarara iruhande rwe barira, berekana amakanzu n'imyenda Doruka yabayuboheye akiriho. Petero aheza bose, arapfukama arasenga, ahindukirira intumba ati, Tabita haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. Murongo wa 41. Petero amufata ukuboko, aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi abamuha ari muzima. Bimenyekana Iyopa hose, benshi bizera Umwami Imana. Amen. Mana mu izina rya Yesu Kristo, ngwino muri iri jambo. Nge sinabasha kubwiriza n'umuntu umwe, ariko wowe
uje muri njyewe twabwiriza amahanga. Ndakwinginze kugira ngo iri jambo data wa twese ribe iryo guhumanura, gukuraho, kwirukana ndetse no gusobanurira imitima y'abantu bawe, ni mu izina rya Yesu Kristo ryiza, amen. Ijambo twasomye mu gitabo cya mbere cy'Abami ryatubwiyemo abantu batatu. Harimo umugabo bita Eliya, harimo n'umupfakazi, harimo n'umwana we. Uyu mupfakazi yari umugore w'umuhanuzi. Ngo uyu muhanuzi yari yarakoreye Uwiteka kugeza aho avuga ngo iki? Biravuga ngo Eliya, twasomye ijambo ry'Imana ariko tutaragira aho twasomye, hejuru hari mu gice cya 17, reka tubatangire neza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Eliya w'itushubi, umusuke w'Igeriyadi. Eliya w'itushubi, umusuke w'Igeriyadi, ngo yarari ku kagezi ka Kereti, ariho ategerereje kubaho kw'Imana, cyangwa se ariho ategerereje kubaho kwe. Nuko ijambo rimuzaho, nk'uko twasomye ku murongo wa 8, ngo nuko ijambo rimuzaho rirababwira riti haguruka ujye i Sarafati, hariyo umupfakazi nge ngutumyeho kugira ngo agutunge. Ngo Eliya rero aramanuka aragenda, akigera i Sarafati asanga umupfakazi Imana yamubwiye ngo niwe uramutunga kuko akagezi. Bene data, ijambo ry'Imana ni rema, rigira ubuzima muri ryo, rigira kubaho kw'Imana muri ryo. Ngo nuko Eliya, kuko yari yabwiye ijambo, aramanuka ajya i Sarafati. Ageze i Sarafati, uko byagenze bite? Nuko yasanze wa mupfakazi arimo atoragura udukwi. Utwo dukwi noneho ngo twari utwo kugira ngo ateke umutsima, yari afite n'amavuta, narangiza abitekeho n'umwana bipfire. Haleluya. Mwene data, iyo ubuzima bwawe uri gutekereza ko bigiye kurangira, Imana ivuga ngo niho mpera imbaraga zanjye ngatangira ahubwo akaba ari utangira kubaho. Byagenze bite? Eliya aramubwira ati ndakwinginze ngira iwawe unzanira amazi ninywere. Ariko akigenda Eliya aravuga ati Uwiteka ko yambwiye ngo uyu mupfakazi nurangaburira ubundi wanamutuma n'ibyo kurya. Hari umuntu wigeze kunsetsa arambwira ngo aho kugira ngo unsabe 1000 ujye unsaba miliyoni, ngiye ninjya kuguha nzatoranya ibyo nguhamo. Haleluya. Nuko Eliya arangije aravuga ati noneho mbigenze, ahita umwuka w'Imana muzaho. Arambwira ati ariko ubundi kuki tumutuma amazi gusa, rero nakubwiye ngo ni ugiye kukugaburira, ahubwo mutume n'umutsima. Haleluya. Agira ijambo ryo kwizera, aramubwira ati ugende nubwo uranzanira amazi, ahubwo unzanire n'agatsima. Eliya ari umugabo ugira kwizera muri we. Nuko akimubwira ngo muzanire agatsima, uwo mupfakazi arabirinduka ati muntu w'Imana, ati nkuraho Imana yawe ihoraho. Haleluya. Ugomba gusenga kugeza igihe abantu bizerera mu Mana wizera. Mu minsi yashize umuntu yigeze kugira ibibazo, arambwira ati ngewe byageze igihe nsenga Imana y'abapasiteri, ati nkajya nsenga mu Mana ya pasiteri runaka, ya bishop runaka, cyangwa se umuhanuzi runaka. Nawe rero aravuga ati nkurahiye mu izina ry'Imana ukorera Uwiteka, ati ndakubwiza ukuri yuko nsigaranya agafu urushyi ko kuvugira nge n'umwana wanjye utu dukwi 2. Nta nubwo yavuze ngo ni n'umutwaro, ahubwo utu dukwi 2 natoraguraga twari utwo kugira ngo nge n'umwana wanjye duteke niturangiza twipfire. Eliya aramubwira ati ibyo byihorere. Haleluya, haleluya. Aramubwira ati ibyo byihorere, ahubwo genda utwo noneho utwo ko ari kugiye guteka we n'umwana wa mukepfa, genda umvugira hakanjye. Haleluya. Uzane ndye, nimara kurya ibindi turabivugana. Umupfakazi yaramwumviye. Haleluya. Ndabingingira Imana kugira ngo mugire umwuka wo kumvira. Ngo umupfakazi aramwumvira, aragenda kuko abikora nk'uko umuntu w'Imana yamutegetse. Amaze kukazana, izina ry'Imana yabwo icyubahiro. Turi ku ijambo rivuga ngo ukoreye Imana neza ntibirangiriraho, cyangwa se umuntu mbese umunyamugisha w'Imana. Haleluya. Nuko uyu mupfakazi, kuko umugabo we atari yarakoreye Imana nabi, ahubwo yakoreye Imana neza, nuko tugiye kugera ahantu noneho aragenda avuga ko agatsima akuraho ak'umuntu w'Imana arakamuzaniye, kandi ntabwo ari gutekereza ko nta kindi arebaho. Gukorera Imana nta kindi urebaho, ahubwo wewe ushyira mu kwizera, kuko iyo uzanyemo logique mu by'Imana uratakara. Ahubwo ikintu yakoze ni iki? Yavuze ka gatsima,
njya mubona akavuga aririmba yenda njya ndeba nk'indirimbo yo mu gitabo aririmba ati igihe ndi mu isi imirimo yanjye izarangira, ubwo nzagera mu ijuru nzambikwa kudapfa. Aririmba avuga ati mana y'umugabo wanjye, mana y'umukozi w'Imana, urabona ntaho ndi kumuhisha. Arangira aragateka akuraho ak'umukozi w'Imana. Sinzi wowe ugiye gukorera Imana, ese uramanza ukarya wamara guhaga ukabona gukuramo iby'Imana, cyangwa hari uramanza ugakorera Imana, wamara gukorera Imana ahubwo ukabona kuba, kuko iyo utanze igitambo cy'ishimwe ry'Imana, haleluya, iyo utanze igitambo cy'ishimwe ry'Imana niho n'ibindi bintu, niho n'umugisha w'Imana. Yesu ari kumwe n'abigishwa be byagenze bite? ngo aze ari mu gitondo, ngo nuko ngo ageze aho abigishwa bari, ngo benda kurengerwa kubera umwuzuro wari mwinshi ndetse umuhengeri ari mwinshi cyane, ngo nuko ngo Yesu ngo ababonye, ngo arababaza ngo mbese bana banjye mwabonye icyo kurya? Ngo aramubwira ngo wapi, ntacyo twigeze dufata. Arabwira ati ngo noneho niba ntacyo mwigeze mufata, mufata incundura muziroho iburyo. Haleluya. Ndakwingingira Imana kugira ngo ikwereke, cyangwa se umwuka w'Imana akubwire aho ugomba guterera incundura. Ngo nuko ngo batera incundura nyinshi, ngo baroha amafi menshi, ngo baroba amafi menshi kandi manini, kubera ko Uwiteka ari we wari wabivuze. Nuko ngo barambuza n'ubundi bwakuto bwo hakurya, ngo nuko ngo barabahamagara ngo muze mudufashe. Nuko irindi jambo nakunze cyane, Yesu ari kumwe n'abigishwa buri gihe cyose, igihe Imana yamanzaga bagakurikizaho byagendaga neza. Yesu aje ari mu rukerera bwa mu gitondo, byagenze bite? Nuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nuko Yesu ngo aza ari mu rukerera, ngo icyo gihe ngo nabwo ngo bari baraye bambuka ngo mu rukerera. Haleluya. ngo nuko ngo Yesu ngo abwira barababonekera mu gitondo, cyangwa se abageraho hari mu gitondo. Nuko Petero akimubona ngo aravuga ngo tugushishana kuko tubonye umuzimu. Yesu aramubwira ati sindi umuzimu. Petero abwira Yesu ngo yaramubwiye ngo none niba utari umuzimu tegeka. Haleluya. Tegeka nanjye inze hejuru y'amazi. Nuko Yesu uko byagenze, Yesu yarebye amazi, Petero atangira kugenda. Ariko igihe Petero icyo yakoze niki? Yarebye kuri Yesu. Nuko ngo iyo turebye kuri Yesu, cyangwa se iyo ibintu byacu tubibanjije mu Mana, Imana nayo hari ibyo idukorera. Haleluya. Imana ikora iki rero? Imana yarebye ibihangayikishije Petero nawe mu gihe yarebaga Yesu, nuko amazi aba urutare, Petero agenda hejuru y'amazi. Ariko igihe Petero yatangiye kugira ubwibone mu mutima, ni hahandi Petero nuko ngo atangira kurengerwa. Nuko icyo gihe amaso yari ari kuri Petero, amaso ntabwo yakiri ku mazi. Nuko Uwiteka ahabwa icyubahiro. Icyo gihe Petero Yesu amufata kuboko aramuzamura. Narindi kuvuga iki? Narindi kuvuga ngo nuko umupfakazi w'Isarafati, uyu mupfakazi avuga ka gatsima, aramanuka akazanira umuntu w'Imana. Umuntu w'Imana avuga ijambo ry'ubuhanuzi. Haleluya. haravuga ngo ndakurahira ku Mana ishobora byose, Uwiteka nkorera, mu kibo cyawe ntihazaburamo agafu, ndetse no mu mperezo ntihazaburamo amavuta. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Twasomye irindi jambo twihuta cyane, ndumva umwuka w'Imana, ndumva amavuta y'Imana rwose muri iri jambo arimo cyane. Twasomye irindi jambo byagenze bite? Ndacyababwira ukorera Imana neza ko bitarangiriraho. Nuko mu byakozwe n'intumwa, uyu ni umudamu yabohaga amakanzu yakorera Imana neza nawe, kuko yafashaga abatishoboye cyangwa se abapfakazi. Noneho we yafashaga abapfakazi. Nuko ngo kandi Yopa hariho umugore w'umwigishwa bitaga Tabita, risobanura ngo Doruka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza. Ndakwinginze kugira ngo ushinga hagati y'ahantu kugira imirimo myiza. Haleluya. ngo nuko yagiraga imirimo myiza ndetse no gukira, ngo imirimo myiza ariko atari mikeya, myinshi. Nakubaza muri iyi minsi, imirimo ufite ingana ite? Ni myinshi cyangwa ni mikeya? Wisuzume mu mutima wawe, mwene data ukurikiye Arabohora TV, kugira ngo wisuzume, wongere wisuzume, kugira ngo urebe ese nkora imirimo nge nkora
imbere y'Imana ibona ko ari myinshi cyangwa ibona yuko itanahagije, nta n'imirimo umuntu ukora, cyangwa se usuzume muri minsi, wisuzume. Yagiraga ndetse n'ubuntu bwinshi, umuntu w'Imana yigeze kutubwira ngo ntabwo Imana izita ku mufuka we w'umuceri wariye, no, ibyo nta kibimara Imana, ahubwo izita ku kiro kimwe wakuye ku mufuka w'umuceri ugashira mwene data, cyangwa se babandi Yesu nitugera mu ijoro azavuga ngo igihe nari nshonje ntiwangaburiye, igihe nari ndi mu nzu y'imbohe ntiwansuye, igihe nari mu bitaro ntiwangemuriye. Icyo kiro wakuyeho ukagemurira umuntu uri mu nzu y'imbohe, cyangwa se ugakemurira umuntu, ugasura umuntu uri mu nzu y'imbohe, cyangwa ukagemurira umuntu uri mu bitaro, cyangwa se ugaha mwene data, cyangwa se umwe muri bene data, umwe, ntabwo ikubwira benshi, cyangwa nkundira Imana ivuga umwe muri bene data uri hanyuma y'abandi. Umvira ijambo, umwe muri bene data uri hanyuma y'abandi, utakuyemo ikiro kimwe ngo ukimuhe, wa mufuka wabaye zero imbere y'Imana. Ntabwo nkunda kubivuga cyane, ariko reka mbivuga kubera ko binjemo. Hari abantu bajya hariya ku masosho media mwagiye atandukanye bakavuga blessing, imigisha Imana yabahaye, ariko bakibagirwa kuvuga muri uwo mugisha Imana yabahaye bo bahesheje abandi bangahe imigisha. Wari uzi n'ikindi, Imana niguha umugisha w'ibihumbi 100, buriya niyo utakuramo icya 10, mumbabare ntago nanga gutanga, ntago ndi kubuza abantu gutanga icya 10, ahubwo niyo utakuramo icya 10, ahubwo mu bihumbi 100 Imana iguhaye gukuramo inote 2 za 5 ukazihesha umugisha undi muntu uri hasi yawe. Iyo ukoreye Imana neza ntago birangiriraho. Ni iryo jambo turimo, ntago ndi kwigisha ku cya 10, ariko n'icya 10 nacyo nibiba ngombwa twaza tukakigaho, kuko Imana yakimishuriyeho uburyo ki abantu bananizwa no gutanga icya 10, kandi icya 10 buryo kizana umugisha, ariko uburyo ki gutangamo icya 10 bikazana umugisha noneho usendereye, kandi nawe umutima wawe utavuze ngo nahaye abapasiteri, no, ahubwo ukumva yuko buri gihe cyose uha Imana utahaye abapasiteri. Reka dukomeze muri iri jambo, ariko ikiro kimwe wakuye ku mufuka y'ibiro 25 cyangwa se ibiro 50 cyangwa se bingahe, icyo kiro kimwe mu bwami bw'Imana kiranditswe. Kandi isengesho usenga wamaze gukora uwo murimo w'Imana mu bwami bwo mu ijuru ni nk'umubavu uhumurira Imana neza. Alleluia. ngo bakibagirwa kuvuga muri uwo mugisha Imana yabahaye bo bahesheje abandi bangahe imigisha. Wari uzi n'ikindi, Imana niguha umugisha w'ibihumbi 100, buriya niyo utakuramo icya 10, mumbabare ntago nanga gutanga, ntago ndi kubuza abantu gutanga icya 10, ahubwo niyo utakuramo icya 10, ahubwo mu bihumbi 100 Imana iguhaye gukuramo inote 2 za 5 ukazihesha umugisha undi muntu uri hasi yawe. Iyo ukoreye Imana neza ntago birangiriraho. Ni iryo jambo turimo, ntago ndi kwigisha ku cya 10, ariko n'icya 10 nacyo nibiba ngombwa twaza tukakigaho, kuko Imana yakimishuriyeho uburyo ki abantu bananizwa no gutanga icya 10, kandi icya 10 buryo kizana umugisha, ariko uburyo ki gutangamo icya 10 bikazana umugisha noneho usendereye, kandi nawe umutima wawe utavuze ngo nahaye abapasiteri, no, ahubwo ukumva yuko buri gihe cyose uha Imana utahaye abapasiteri. Reka dukomeze muri iri jambo, ariko ikiro kimwe wakuye ku mufuka y'ibiro 25 cyangwa se ibiro 50 cyangwa se bingahe, icyo kiro kimwe mu bwami bw'Imana kiranditswe. Kandi isengesho usenga wamaze gukora uwo murimo w'Imana mu bwami bwo mu ijuru ni nk'umubavu uhumurira Imana neza. Alleluia. ngo yagiraga kandi muri iyo minsi ararwara arapfa. Ntabwo yarwaye gusa ngo arembe, ahubwo yararwaye arapfa. Nuko abapfakazi babonye apfuye barira amarira menshi, bararira, ariko bibuka yuko hari umuntu w'Imana. Haleluya. Ndakwifuriza kugira mu bantu benshi ugira umuntu w'Imana. Haleluya. Mu bantu benshi ugira umuntu w'Imana, mu kubaho kwawe ugira umuntu w'Imana. Haleluya.
kandi iyopa hari bugufi, kandi iruda hari bugufi bw'iyopa. Abigishwa bumvise, barabyumvise, nta nubwo banabirebye, batuma kuri Petero, baramubwira bati Petero we, uzi iwacu ntutinde. Haleluya, uzi iwacu ntutinde, uzi iwacu ntutinde. nta nubwo banamubwiye icyabaye. Ese weho iyo Imana igutumye mu murimo wayo utinda bingana iki? Ni kenshi, ariko hari ibintu bijya binsetsa, ugasanga umuntu ari gutinda, Imana yamubwiye ngo kora iki, ugasanga umaze iminsi myinshi uri gutekereza ati ariko rino ni ijwi ry'Imana, ariko iyo Satani agukoresheje wihuta ubikora. Reka nkubwire ngo ijwi ry'Imana hari umuntu twigeze kuganira arambwira ati ijwi ry'Imana riragora, ariko ndakwingingira Imana kugira ngo ugire commitment cyangwa se ugire ubufatanye n'Imana mu byo ukora, ku buryo wumva Imana ivugira. Kubera ko niba Imana ari data, ni gute iso wakubyaye utamenya ijwi rye? Abafite ababyeyi, iyo papa wawe atashye cyangwa se abana batoya, iyo umubyeyi atashye ahita avuga ati papa. Niyo mama yaba ari mu mirimo hirya iyo, ahita abyumva cyane, agahita avuga ngo papa arataje, agahita abimenya. Weho iyo data wa twese avuze, uba uri muri byinshi cyane, imodoka yanjye, moto yanjye, imirima yanjye, ubucuruzi bwanjye, kubaho kwanjye, byose uri kubitekereza. Umuntu yigeze kudusetsa, reka nanjye kabasetseho, aratubwira ati biratangaje cyane kubona tumara amasaha menshi dusengera ibyo kurya. Simbabuje gusengera ibyo kurya, ariko ngo we yarabivuze, nanjye ndabitekerezaho cyane. Niho naje kubitekerezaho nsanga mpindura isengesho. Ndakwingingira Imana kugira ngo uhindure isengesho, uve ku nyuguti zanditswe mu magambo, aho ugera mu buryo bwa pratique. Uve mu buryo buri teori ugere mu buryo bwa pratique, upratike icyo usoma mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Umuntu umwe yigeze kudusetsa, aratubwira ati biratangaje cyane kubona akana k'uruhinja k'imyaka 3 kabyuka mu gitondo gasenga, akavuga ngo Mana ngo dufashe uyu munsi, ngo papa na mama babona ibyo bangaburira. Rahira ko utabyuka ukatokesha abadayimoni. Ariko ijambo ryarambwiye ngo data wo mu ijuru azi ibyo dusaba, azi ibyo dukeneye tutarabimusaba, ababizi. Ahubwo icyo dusaba ni worship na praise, kuramya no guhimbaza. Nicyo dusaba. Aradusaba muri duke tubonye tumuhimbaze, aradusaba muri duke tubonye turamye, aradusaba muri akandi kana abantu badatekereza badatindaho, kugabana na mugenzi cyangwa se guha kuri mugenzi wawe uri hanyuma y'abandi. Iyo ukoreye Imana neza ntibirangiriraho. Iyi mirimo myiza nizaduhesha gukiranuka, nta kindi kizana amavuta. Haleluya, haleluya. Numva hari ibintu byinshi biri kunwaniramo. Nta kindi kizana amavuta. Amavuta azanwa n'ibintu bitatu. Amavuta azanwa no gutanga. Akaza mbere na mbere yo gusenga, habaza gutanga, kandi hakakurikiraho ikintu bita gusenga, hagakurikiraho n'ikintu cyitwa gusurana. Muri iyi minsi abantu bihugiyeho ibyo bintu bitatu, bizana amavuta akumva ari kumanuka. Manza fata ikintu, kandi nujya gutanga ntugatanga akantu gatoya, tanga ikintu nawe umutima wawe usigare muri wowe usigare wumva mu mutima hari ikintu mbese kivuyeho, ugabanyukiwe koko. Yesu ngo yajyaga umupfakazi yamukozeho yumva aragabanyukiwe, aravuga ati ni ntunkozeho. Kuko uwo mupfakazi cyangwa se uwo mudamu, kubera ko ndi mu ijambo ry'abapfakazi niyo mpamvu nahezeyo cyane, byampejeje cyane. Ariko ngo umudamu yari amaze imyaka 12 ari imugongo, ngo nuko araza akora ku bishunda bya Yesu. Ndakwingingira Imana kugira ngo ugere kuguhishurirwa ukora ku muncunda za Yesu. Haleluya. Wakoze ngo Yesu ngo yumva aragabanyukiwe. Ijambo ryaratubwiye ngo Yesu yararaga ku musozi asenga, mu gitondo akaza mu bantu. Ariko wowe urara mu buriri, ukirirwa mu bantu, ukongera ukagaruka mu buriri, ukirirwa mu bantu. Nubwo batuje kujya gusengera ku musozi, ariko muri sari wawe niho ku musozi Imana yaguhaye.
ushobora no kwiherera, ushobora no kugenda ukagenda ukavuga uti ngewe mvuye mu rugo ngiye ku rusengero njyenyine nta wundi muntu, uvuga uti uwite aha ni Kanyarira, aha ni Samata, ni hose mu Rusesimaza na heno mu mazi y'epfo na ya ruguru, aha ni mumbabarire cyane kubera muri iyi minsi nigeze kubwira Imana ariko Mana ntabantu bawe rwose pe, abantu bawe muri iyi minsi ndi kubona bamaze kugera ahantu ntishimye, ntabwo bari kunezeza umutima kubera ko bari kuvuga amacyazo bacyarizaho. Wagize se impamvu byagenze bite? Byatewe n'amacyazo mwavuze mwebwe, mwavuze amacyazo mucyarizaho, barangije nyine baragenda barayakura, musigaye mufite intorezo zidacyaye. Kubera iki? Kubera yuko amacyazo n'amariba mwarayavuze, barayatoba, baranayakuraho. Babwira nti iyo muryamanye n'abagabo banyu mu buriri, tuba turi mu gaseminari k'iminsi 3, ndababaza ngo iyo muryamanye n'abagabo banyu mu buriri, niko umwuka yaje kubabwira, ababwira mwese? Abwira umwe, ahubwo mu gitondo ukabwira uti ariko papa kana uzi ibyo narose, mama kana uzi ibyo narose, ariko aho niho n'umwiherero wawe n'Imana. Kumba bantu b'Imana tugira ibanga. Umuntu ari kuza kukubwira ati muntu w'Imana mfasha, ntago abantu bakibona aho baruhukira. Umuhanzi aririmba ngo sinkibona, ngo sinkisura ubutayu ngo nduhuke umutima. Nukubera siki? Nuko abantu muri iyi minsi bihugiyeho, abandi bafashe iby'Imana babihindura ubusa. Ngo baheza bose, amaze kubaheza bose ahindukirira intumbi, arayibwira ngo Tabita mesha igreme, arabwira ngo Tabita haguruka. Aramaze kumubwira ngo Tabita haguruka, arahaguruka, abumbura amaso areba Petero. Amaze kubona ari Petero akora iki? Aramuhagurutsa, amuhereza abigishwa bose n'abari baraho n'abapfakazi n'ababandi yadoderaga amakanzu. Yopa humvikana inkuru, ni Ruda hose birumvikana ngo Petero yakoze igitangaza. Petero si yarihimbaje, yahimbaje Imana yo mu ijuru. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusengana Imana. Imana igira ibintu ihindukirira ibirebe, nirangiza nabyo biyirebe, nirangiza ibitegeka ibihagurutse. Hari ibintu byawe byasinziriye, hari ibintu byapfuye. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo iki muri Matayo 28:2 haravuga ngo mu museke hari ibintu byabaye nk'igicuku muri wowe. Hari ibintu muri minsi byabaye igicuku, wo mu museke wa mu gitondo byagenze gute? Nuko marayika w'Umwami Imana aramanuka ku gituro cya Yesu, arabirindura igitare, amaze kukibirindura cyicaraho. Amaze kukicara akora iki? Kristo arazuka. Haleluya. Ubu ari imbere y'Imana aho dutegererejwe, dusengera akatubwira ati bana banjye, nubwo muri kunyura mu bikomeye ariko ni njye ubakomeza. Muririmbyi araririmba ngo none sinjye ukiriho, none ni Yesu maza wenyine, nta rindi zina nemera. Lala dotayi lala shaimegele tayini, Yesu niwo mpaza wenyine, nta rindi zina nemera. Keretse ubonerwamo ubugingo wenyine. Tugiye gusengana Imana. Tangira aho uri hose, aho uri zamura kwizera muri wowe. Niba hari ibintu byapfuye muri wowe, Kristo w'i Nazareti arohereza marayika wa wundi wabirinduye igitare. Kristo w'i Nazareti hari ibintu yiteguye kubirindukira cyangwa se gukebukira. Hari ibintu arakebukira, abikebuka bimwitegereze, kuko ibyaremwe byose byaremwe nawe, kuko byumva ijwi rye, yabihamagaye birumva. Tugiye gusengana Imana. Tegura umutima wawe. Ijambo ryarambwiye ngo nujya ujya gusenga byo wegekaho urugi, nurangiza upfukame ubwire Data wo mu ijuru, mubwire kuri ubwo burwayi bwawe, mubwire muri ubwo bukene bwawe, mubwire tangira uzamure kwizera. Haleluya. Yesu w'i Nazareti lalamfonegado tayini, Yesu w'i Nazareti aracyakora. Uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari. Nasomye ijambo rirambwira
arambwira ngo uko Kristo yarareje n'uyu munsi niko ari. Tangira zamura kwizera muri wowe, zamura kwizera. Niba hari inzira zanze zakwangiye ziraboneka. Niba hari inzira ijya ku mwami, jambo ryarambwiye ngo hari umuntu w'Imana cyangwa se hari umuntu w'umunyamwete mu byo akora ubonye. Bene uwo ntabwo aza mu Migani 23 umurongo wa 29 gutyo. Byarambwiye ngo hari umuntu w'umunyamwete mu byo akora ubonye. Bene uwo ntabwo azakorera abagufi. Haleluya. Azaba uw'imbere ku mwami. Izina ry'Imana habwa icyubahiro mu byo ukora bya buri munsi. Niba usenga n'uburi umunyamasengesho, hari umuntu w'umunyamwete mu abanyamasengesho ubonye, uwo ntabwo azakorera abagufi. Papa ntabwo azakorera abagufi, mama ntabwo azakorera abagufi, wa musore we ntabwo azakorera abagufi, wa mukobwa ntabwo azakorera abagufi, umwana muto ndeba ntabwo uzakorera abagufi. Hoya. Impamvu mbihamya ni iki? Nuko Kristo uko yarareje n'uyu munsi niko ari. Uko yazuraga abapfuye n'uyu munsi niko kibazura. Uko yahaye abigishwa be izo mpano, natwe yaraziduhaye. Ngiye kugusengera nawe wisengere, maze uzamure kwizera. Uwiteka Imana ikomeye, ndakwinginze aka kanya, Uwiteka kora imirimo muri uyu mugabo, kora imirimo muri uyu mugore, kora imirimo muri uyu mukobwa, kora imirimo muri uyu musore, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turakwinginze, ongera ukora ikintu gisha, ongera wiyerekana Uwiteka we, ongera nk'uko ejo wari uri, uko wazuraga, uko wirukanaga abadayimoni, niko twirukanye abadayimoni muri uyu muntu udukurikiye, niko twirukanye inyatsi muri uyu muntu udukurikiye, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uwiteka we, Uwiteka manura imbaraga z'umwuka wera, reka amavuta amanukire muri aba bantu badukurikiye. Reka mwami Imana, ubwo data wa twese nabo bapfukamye basenga, reka uhindure data wa twese. Abari babuze urubyaro reka barubone, abafite abana babananiye data wa twese, reka wongere data wigaragaze, kandi wigaragaze mu rubyaro. Uwiteka wari Uwiteka we, reka mwami Imana sengeye aba bantu bari mu gihugu cyo hanze, mu bihugu hanze bitandukanye, muri Amerika, muri Australia, Asiya na Oceania, ndabasengera mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga z'abadayimoni zibakurikirana zo mu muryango, ndazirikana mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ingoma n'inzoka zirombiyeho, ijambo ryawe bitubwiye, kandi niko turi. Turi abana b'Imana, kandi niko turi. Uko tuzahishurwa no kutazwerekanwa, ariko nitwerekanwa tuzasa nawe. Ikizadutangaza tuzasana na Yesu. Urakoze Imana, urakoze Elohim mwiza. Ni mu izina rya Yesu Kristo, kubera ko wowe abantu bawe, kandi data wa Kristo ubahaye umugisha wawe, amavuta n'umwuka wera, ibyo masabiye. Urakoze Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti.